Reka mbasuze kandi mbifuze byiza mukomeje gukurikira Abacanadian Official, reka duheze n'ikaze by'umwihariko abakunzi bacu bari muri diaspora bumve ko tubaha ikaze mu kiganiro cyacu cy'uyu munsi. Ni inkuru rero yakomeje gutrendinga ku mbuga zigiye zitandukanye by'umwihariko cyane cyane ku rubuga rwa Instagram, aho hagaragaye video y'umugore n'umugabo nyine barimo batwara imodoka nini ziriya zizwi nka Actros. Ni ibimodoka binini cyane bikunze gutwarwa rero n'abantu bakuze cyane, ariko iyi family yakomeje gutungura abantu ku rwego rwo hejuru, dore ko ari family bose bazi gutwara. Ntago ari ukuvuga ngo wenda umudamu bagendanye n'umugabo we gusa kugira ngo amuherekeze mu rugendo, ahubwo bararuhuranya. Aho umwe ageze rero arushye abwira undi akaza akamufasha. Muri iyi video rero ndagira ngo sinzi niba muri kubasha kwitegereza neza, rero murabona ko ahangaha hari umugabo wari ubanje gutwara, arangije abyutsa umudamu wari uryamye inyuma muri twa dutanda tuba turi inyuma, arangije aramubyutsa kugira ngo aze amufashe, dore ko nawe nyine intera yari ibaye ndende amaze kuruha. Aramubwira ati ngwino mfashe. Ni video yagiye ikora ku mitima y'abantu benshi cyane bagiye batandukanye. Abantu benshi bagiye bayitangaho ibitekerezo, bari emotional ku rwego rwo hejuru. Batanga urugero rero, benshi nyine bagiye batanga ingero bitewe n'uburyo babyifuza, dore ko ari video buri wese yareba kuva ko ari video rwose ifite isomo rikomeye, kandi atari ukuvuga ngo isomo rimwe, ifite amasomo menshi cyane yagusigira muri ubu buzima. Iyi couple rero niyo mu Bushinwa muri Shanghai, dore ko nyine ari couple yazengurutse ku mbuga zigiye zitandukanye by'umwihariko cyane cyane hano nyine mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, aho benshi rero bagiye bayipostinga bavuga ati twese dukwiye kwigira kuri iyi family. Apana kuvuga kwa kundi umugabo arashaka ubona umugore aze yicarire mu nzu gusa ntagire ikintu azakora, ahubwo bagomba kujyana no mu kazi wenda mu gihe bagahuje. Izi modoka ni imodoka zisaba imbaraga zikomeye cyane ziza Actros. Ni imodoka za rukururane ziba zihetse ibintu bibarirwa mu matoni. Kubona rero itwarwa n'umudamu cyangwa se nk'uyu twamwita nk'umukobwa aracyari muto uko byasa kose, byagiye bitangaza abantu benshi bagiye batandukanye, benshi nyine kuri izi mbuga cyane cyane. Ni imodoka rero ifite ubunini budasanzwe, dore ko ari imodoka nyine zikunze no kugaragara hano mu Rwanda zitwara rero ibintu bimwe bigiye bitandukanye, dore ko inyinshi nyine zitwara imizigo cyane cyane. Abenshi bazimenye nk'uko zitwara amasima cyangwa se ibindi bintu nyine bigiye mu rundi ruganda. Izi modoka rero icyo wazimenyaho ni uko ari imodoka ziba zifite ibintu byinshi bigiye bitandukanye mo imbere, ku buryo ari nk'inzu. Benshi bayigereranya nk'inzu ubundi, kuko ni imodoka nk'uko ubona iyi couple ishobora kumaramo n'ukwezi kose batarajya gukenera ahantu ho gucumbika cyangwa ahandi, kuko ubwayo iba ifite buri kimwe cyose, uretse kuba ifite igitanda cyangwa se iba ifite n'ibindi bijyanye nka firigo wabasha kubikamo ibintu byawe, kandi ntibipfe, ukabasha kubikoresha mu rugendo rwawe rurerure ufite. Dore ko izi modoka akenshi ubundi zikunze gutwara ibintu bikabakaba mu gaciro gahambaye, ku buryo biba byambukiranya n'imipaka. Dore ko izi modoka rero ishobora gutwara n'ibintu bishobora kumara n'iminsi 7 mu muhanda. Iyi couple rero yagiye rero itangaza abantu benshi bavuga ati uyu mugabo yahisemo neza cyane rwose. Benshi bakunze kugenda kuri urugendo ugasanga bagiye bananirwa, ariko kuri ubu ngubu rwose benshi bagiye bavuga ati ntago azaruha nk'uko abandi usanga nyine baruha, kuko afite umuntu umuruhura iyo arushye, bitandukanye na wa wundi ugenda mu rugendo wenyine. Iyi modoka ntuyibone gutyo ugire ngo ni imodoka rero iba yoroshye, ntago ari imodoka rwose iba yoroshye, dore ko ifite imbaraga za horsepower 612, kandi ikagira moteri za V8. Iyi moteri iba ikaze cyane, ni moteri bifite imbaraga cyane. Izi modoka ni imodoka rero ziba zifite imbaraga zidasanzwe. Kubona rero itwarwa n'umudamu cyangwa se umukobwa nyine, by'umwihariko n'igitsina gore, ni ibintu bikunze gutangaza benshi kandi bikanabatungura, dore ko benshi baba bamenyereye ko batwara twa tumodoka duto tuba tworoheje, twa tundi
wa benzi se cyangwa n'izindi parado, ariko za modoka nyine zitaremereye nk'izi ngizi, dore ko izi ngizi zikunze gutwarwa n'abantu banakuze, uzabibonaho gake cyane ubona itwawe n'umujeni, zikunze gutwarwa n'abantu bakuze cyane bageze mu zabukuru, dore ko aribo bafite experience cyane ku izi modoka, kuko ziba zifite amabwiriza akomeye cyane kandi buri wese aba agomba kwitondera. Iyi nkuru rero yakomeje kugarukwaho na benshi, gusa nawe rero icyo nagusaba nuko waza kutubwira uko wakiriye iyi nkuru, cyangwa se niba wakemera wenda gushakana wenda n'umudamu utwara Actros. Dore ko benshi usanga ari ikintu baba batinya ku rwego rwo hejuru, bavuga ati abantu bashaka gutwara izi modoka za Actros usanga banafite n'imico igiye itandukanye, nyine wenda haba imico mibi nyine, benshi dore ko nyine usanga ariko bagenda batekereza. Uraza kutubwira rero muri comment, gusa rero niba utarakanda like nagusaba kwikanda, ukibuka no kwanda subscribe, ugakora share ku nshuti zawe kugira ngo byose byiza nyine biri hano kuri Kanezero Official bijye bikugeraho 5/5. Jye mwabanye nitwa DJ Wakanda Famous, ndabashimiye.